Inkuru ibabaje k'uyu munsi ku iki gicamunsi hasutse inkuru ibabaje iteye ubwoba ndetse n'agahinda. Umusobanuzi dukunda ngiye mfata nk'uwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda, biri kuvugwa yuko yapfiriye muri Amerika, atanapfiriye hano mu gihugu cy'u Rwanda, yapfuye ngo ari gushutinga ya filime bavuze yuko bagiye kudukoreraho, yari iri kuvuga yuko hagomba kuzamo ba Rambo, hagomba kuzamo ba Jack Chan, mwari mwamubonye ajya mu Bushinwa, ajya muri Amerika mwaramubonye, ndetse bigenda binavugwa yuko agenda muri Amerika bivugwa yuko impamvu yagiye ari ukubera cano ye bayisibye, yari agiye gushaka na connection nubwo nacyo cyari mu bimujyanye, ariko amakuru avuga yuko icyo atari cyo cyari kimujyanye, icyo yashakaga yari connection. Ubu ngubu yari agiye kuyikora ngo ariko aka kanya yayipfiriyemo. Gusa ibi sindi kubyemera neza ijana nubwo ndi kubitangaza. Abarebye muri iyi minsi Rocky yari amaze gukora ikiganiro kwa MIA Empire, ikiganiro cyanakozweho clip nyinshi kuri TikTok, cyabaye trend, bagiye bavugaho cyane, ari kuganira na Emrene bari no kumurika shop yabo icuruza ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, Kimo Electronics. Abayizi barayizi nyine, yagiye ananayamamaza. Icyo kiganiro ndakeka kitaramara iminsi, niba ari myinshi ni 3, kandi iyo minsi 3 niho ibintu byatangiye guhihwizwa, aho Rocky yari amaze gukora icyo kiganiro. Sinumva ukuntu yaba yaramaze gukora ikiganiro agahita afata flight atanabivugiye mu kiganiro, anatangaze ko agiye gukora projet nini nk'iyo ngiyo, abanyarwanda tunamushyigikire nk'umuntu wari umaze gukora ikiganiro. Gusa ukuri muragenda mukumenya, kandi iyo filime niba koko iri gukorwa tuzi ukuri nyako, kuko nta kintu arabivugaho cyane Rocky. Nituramuka tumenye ko iyo filime ihari kandi izasohoka, nzababwira izina ryayo, mwicare muzi ngo igiye kuza hano kwica, noneho bizajya bibera. Kora subscribe, ibindi byose ngiye ubimbaza. Gusa ku rundi ruhande ino filime ishobora kuba itarigeze ibaho, ahubwo ari ibintu by'abanyamakuru bagiye bagahimba kugira ngo babone inkuru banacuruze, kuko nureba neza urasanga Rocky nta kintu yigeze abyivugiraho, byaragiye bivugwa mu itangazamakuru gusa nyir'ubwite nta kintu yigeze abivugaho. Icyo ni iki rero? Ni gute nyir'ubwite yaba azi ko agiye gukora projet nini nk'iyo ngiyo, agiye guca agahigo kanini katarakorwa n'undi munyarwanda, noneho we ntabivugeho, bikavugwaho n'abanyamakuru, noneho batanamurusha izina, ntanagire, itari ukuvuga ngo nuko badafite izina, kandi nubwo atarigira, iryo ni ishema uba ugomba kwirata muri bake bawe bakabimenya. Ikindi nabwo nagenda ndeba ingendo bakoze, bakoze urujya muri Amerika, bakora urujya muri Qatar, yari uvugiye muri icyo kiganiro yari aheruka gukora, akora n'izindi ngendo nyinshi yagiye agira prive ntazitangaze. Ese yaba ari ukubera iki? Nyamara Rocky afite ikintu kinini ari guhisha abanyarwanda adashaka kutubwira, ashobora kuba ashaka kuzadutunguza. Kuko nureba neza nanjye nkongera nkibaza ngo ese ni gute Rocky yaba yaragiye muri Amerika nta kintu agiye gukora, agiye gutembera gusa? Ese ibyo bintu birashoboka? Tubare ko bishoboka. Ese yaba yaragiye mu Bushinwa aho kugira kuko yatembereye ibihugu byinshi birenze cyane. Ese Rocky niwe muntu ukomeye cyane mu gihugu ku buryo ari utembera amahanga angana gutyo nta kintu agiye gukorayo? Muri Amerika abantu bagiye bavuga ngo impamvu yagiyeyo ni uko bari bamufungiye cano. Ese gufungisha cano babikorera online bikarangira? Ibyo ni ibintu bisanzwe, abantu bazi iby'ikoranabuhanga barabikurikirana, ikibazo kigakemuka kikarangira. Cyaba kitanakemuka ubwo ntago cyakemuka ngo ni ukubera ko ngo womotse ukajya muri Amerika. Abantu bahise bongera hako kantu ko kuvuga ngo Rocky ngo byagenze gutya, ngo yagiye muri Amerika ngo kongera gusaba, bari bayidemonetize, no kuyidemonetiza, oya ntago ari ukuyidemonetiza, bari bayisibye ngo bongere bayigarure, nicyo yari agiye gukora muri Amerika. Ubwo ni abantu bahise babihuza nuko ariyo situation Rocky arimo, bahita babikoraho inkuru, ariko nta kuntu aricyo mu by'ukuri yari agiye kureba, bitewe nuko Rocky nawe ashobora kuba afite ibintu yari agiye gukorayo yabiduhishe, abifata gutyo ntiyabyemera. Ntabwo Rocky yigeze abyemera cyangwa ngo abihakane, ari nacyo kintu kiri gushyira mu rujijo abantu bamukurikirana cyane. Reka tugaruke inyuma, dusubire ku by'urupfu rwe. Abari kuvuga ko Rocky yapfuye kandi yapfiriye ari gushutinga iyo filime babikuye kuki? Ese Rocky ko yagiye atabitangaje, babwiwe n'iki ko yagiye? Ikintu bita binyereka, njyewe binyereka ko Rocky ari mu gihugu, ahubwo ari abantu bari guhimba inkuru, kuko Rocky agenda ntago yigeze abivuga,
kandi ntago yigeze apostinga ari aho ngaho, nta kintu na kimwe cyigeze kijya kuri social media. Ese byaba byarageze mu Rwanda gute? Ariko nabwo nkongera nkareba nkavuga ati Rocky abaye atabitangaje yabitangaza gute koko se niba ari byo yapfuye? Ubwo byatangajwe n'abandi, byaba byatangajwe n'umwe mu bakinnyi bakinanaga. Urumva ko ifilime za bariya abantu ntago zikinwamo abantu bake, gusa main actor yari Rocky na Rambo. None rero aka kanya nagiye kureba ku mbuga nkoranyambaga za Rambo, mbona nta kintu yigeze abivugaho. Ese byaba byatangajwe nande kugira ngo bigere mu Rwanda? Bigaragara ko ibi bintu bitegeze bibaho, ahubwo ari ukubeshya. Ikindi n'abantu bagiye bavuga ibyo bintu ntago ari abantu bagenze amahanga cyane, ku buryo dushobora kuba tuvuga ati aheruka kugirira agatrip muri Amerika, aherukayo, yari ariyo, avuyeyo aza atuzaniye amakuru, cyangwa se ni umuntu uri muri Amerika atuzaniye amakuru, arabizi neza yahivire. Kandi na murandasi nta kintu zigeze zibivugaho, kandi birumvikana ko kuba Rocky yaba yakoze impanuka nk'izo ngizo, noneho yanayikoze ari gushutinga filime, bahita bazana uduce twa filime bakagenda babyerekana ukuntu byagiye bigenda. Birumvikana ko ari ibintu tutabura kumenya, ni ibintu bidashoboka. None abantu bari kubivuga bari kubikura. Kadusubire inyuma gatoya twongere tugaruke hahandi twari turi n'ubundi ho kuvuga ati ese Rocky koko yegeze atekereza no kujya gukina izo filime, cyangwa ni ukumubesera nta n'ubwo icyo gitekerezo yegeze akigira? Ndaje mbisobanure neza, we ntize umwanya wawe gusa. Rocky bwa mbere ajya muri Amerika bavuze yuko ari uko bamwambuye cano yiwe bayisibye, akaba yagiye kwidiringira, nabo akababwira ati mungarurire cano n'iki wanagakora urwo rugendo, aricyo kintu kimujyanyeyo. Ageze mu Rwanda Rocky nta kintu yigeze abivugaho ngo abyemeze cyangwa bihakane, kuko yahageze n'ubundi iyo nkuru iri kuva yite, nta n'undi muntu wigeze wongera kubimubazaho ngo twumve igitekerezo cya Rocky cyangwa se ubusobanuro bwa Rocky ukabyemeza. Muri make twebwe twabyakiriye uko twabibonye, tuzi ko yagiyeyo kubera ko bari basibye cano ye. Haciyemo iminsi mikeya duhita tumubona mu Bushinwa, aribwo bavagayo nabwo hakozwe indi nkuru ivuga yuko bagiye gushaka connection, bagiye gukora filime, ndetse Rocky ari kwiga ibintu bijyanye n'imirwanire kugira ngo bazakore iyo filime nyine bimeze neza, yaratraininzwe. Yagiye no muri ari nabwo bahise babyemera bati yagiye no muri Amerika, aribyo agiye kureba, agiye guhura na ba Rambo n'iki. Kadafi ageze mu Rwanda cyakoze arabyemeza, gusa nubwo yabyemeje babikiriye Rocky nta kintu arabivugaho, bivuze ngo iyo nkuru nayo ntago yizewe 100%. Rocky we yiyiziye avuga yuko yari aherekeje Kadafi kugura ibikoresho bya electronique, kuko barabizi acuruza ibintu by'amakamera, afite umukamezi niba ari .com, ariko afite shop icuruza kamera n'ibiki n'ubundi buboro bw'ikoranabuhanga, ntago mbigarukaho cyane. Urumva bari bagiye gushaka ibikoresho, nicyo cyabagenzaga, akaba yaraherekeje Kadafi. Gusa ese umuntu nka Rocky yakifata akajya ahantu nta kintu kimujyanye? Birumvikana ko gutembera nibyo. Ese yajya gutembera agafata itike y'indege ibihenze, ari abantu bafite amazina aremereye cyane batararenga muri iki gihugu, ariko we agafata itike y'indege akagenda akajya mu Bushinwa aherekeje Kadafi ngo bagiye kugura ibintu. Ibyo bintu biragoranye cyane, nawe ntiyatwika ibyo biceri. Wenda Kadafi wehe birumvikana kuko yari agiye mu bucuruzi, muri deal agiyemo n'ibintu byumvikana, ariko se Rocky we yari kuba agiye kugira ute? Icyo ni ikibazo nacyo gusubiza uhita ubona yuko birimo akantu k'urujijo. Bigahurirana n'uko Rocky yapostinze ifoto yambaye ya myenda y'abantu biga kungufu, niba ari abakaratika ntago mbizi, niba ari karate na kungufu sinzi mu Bushinwa hakora y'iki. Umva niyo myenda bari bambaye, ubona ko bagiye kwiga imirwanire. Gusa Rocky tumuziho ikintu cy'amatsiko, birumvikana ko ntago yagera ahantu nk'aho ngaho ngo ahagere ahatambuke atinjiyemo ngo arebe ibikorwa bite bimeze bite, nyine yinjire agire utuntu
yiyungura agira utuntu nawe yaza akavugaho, kuko cyane ko ari n'umuntu ukora ibyegeranyo ku bintu bigiye bitandukanye, agire n'amakuru makeya cyangwa se experience nkeya ashobora kuhavana yamufasha mu buzima bwe busanzwe. Ibyo ngibyo wahita wowe nawe wumva ko ari uko yari agiye kwiga iyo kungufu cyangwa se yari agiye kwiga imirwanire kugira ngo azakine filime. Icyo kintu gihita kibikumvisha, benshi muri mwebwe muhita mwumva ko icyo kintu gihagije kuba ibyo bintu ari byo ijana bihuye neza n'ibyo abantu bo bavuga. Ibi bintu ariko nta kuntu ngewe ariko mbifata, buretse nguwe proof zawe nawe ufite ukundi kuntu byumva, ariko nje ukuri nizera ko ari ukunguku ndi kuguhereza. Rocky mu magambo yagiranye na Emirene mu kiganiro giheruka, ni kimwe mu biganiro ndakeka ko ari cyo kiganiro giheruka kuri channel ya MI, cyangwa hakurikiweho ikindi kiganiro kimwe, sinzi niba hagiye ikindi none, bumvikana ko ari kimwe mu biganiro bike biheruka. Rocky yaganiriye na Irene Murindahabi, baganiriye avuga ukuntu yagiye muri Amerika, agezeyo ajya muri ya madini bavuga ko yemera Satani, ajya kureba ibyo ari byo, aganira nabo, yumva imyemerere yabo, ngo ndetse bajya banamutumira muri Amerika kuba yagaruka. Urumva rero umuntu ufata risike zo kwinjira ahantu azi yuko basenga imyuka mibi, ari ibintu azi neza atari ibintu nyine nawe yumva azi, anarebye nyuma wo wenda ntago wabimenya, sinzi neza ijana kuko sinabibonaga, ariko ni ibintu biba byumvikana, ni ibintu tuba twarakuze kumva, ariko kugira ngo uwo muntu abirenge yinjiremo abaze n'imikorere yabo, noneho amere nk'umuntu ugiye no kwinjira mu idini, ni ikintu kikwereka ko ari umuntu ugira amatsiko, uba ushaka kumenya ibintu, uba ufite inyota y'ubuhanga no kugira experience yakora ikintu icyo ari cyo cyose. Noneho kumva ngo yambaye imyenda y'abakaratika ngo ajya kwiga karate, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu ngewe mfata nk'ibyari bisanzwe kuri uno mugabo Rocky. Kugira ngo wumve urwego ibintu mufata nk'ibyoroshye bishobora kuba biriho, aba bahanzi bo mu Rwanda twebwe dufata nk'abarijande. Ntago umuhanzi wo mu Rwanda ukurikiranwa n'abantu bakeya, wenda uri ku kigero cya Bruce Melody muri Amerika, wenda tukamugereranya na Lil Rod, ariko afite izina nk'irya Lil Rod, ariko ari umunyamerika, ari muri Amerika. Mw'icyo gihugu bitewe n'ukuntu ubwo aba ameze, aba afite ibiceri, Bruce Melody aba atamufungira n'imishumi ye y'inkweto. Bivuze ngo hano mu Rwanda ntago amasoko yacu ibintu bijyanye n'umuziki na sinema n'iki, nta kintu biriho, nta kintu kiriho, nta kintu twinjiza kirenze cyane, wenda harimo ibiceri bikeya, kandi n'ibyo biceri bikeya ku musani murabizi ko ikintu cya mbere ni ukwiyitaho. Cyakoze amafaranga babona ni make yo kwiyitaho nyine, kugira mutababona imboga mu menyo, aba ari uko nguko gahunda y'umunsi bimeze. naho ubundi nta yandi mafaranga arenze cyane, ku buryo bariya abahanzi bo hanze bo muri za Amerika ndetse n'abakinnyi ba filime bafite ukuntu bari mu bantu ba mbere bafite ibiceri ku isi yose. Ngaho nawe tekereza ku isi yose, ngaho ndebera mu Rwanda cyangwa se no na hehe hose aha muri Afurika, umbwire umuntu wajya kwishyira mu bakire ba mbere ku isi, no kuza mu gihumbi ba mbere biragoranye, ariko bo usanga baza nko mu bakangaye hafi aho ngaho, ari abantu barenze cyane. Ibi ngibi nabyo ushobora kuza kutabyemera. Umuhanzi w'umulegend dufata nk'umuntu ukomeye cyane hano muri Afurika, Diamond Platnumz, yigeze agerageza kwaka uno mugabo ukomeye cyane nawe muri Amerika, Rick Ross, muramuzi, amwatse korabo. Ikintu yamubwiye, aramubwiye ati wereka nkubwire, nta mafaranga wabona wampa, ntiwabona nayacongesha ubwanwa bwanjye. Abamuzi baramuzi, n'umwe mu bagabo bafite ubwanwa bwinshi, sinzi niba ari umusilamu cyangwa iki, ariko ni umuntu ufite ubwanwa bwinshi, kuko hari ku buryo hari n'abantu bajya bamwitirira bitewe n'uko bakunda ubwanwa ndetse babufite ari bwinshi, bakamwitirira bakita ba Rick Ross. Iyo akaba ariyo mpamvu biyita gutyo, bitewe n'uko uno mugabo ni umwe mu bagabo bafite ubwanwa bwinshi cyane hano, ndetse banazwi cyane hano ku isi y'Imana.
Bamwe muri mwe mukimara kumva ayo magambo mvuze ngo yimwe collabo na Rick Ross, mugahita muvuga muti se ni gute yaba yarakoranye na Chris Brown kandi Rick Ross yaramuciye amazi? Ibi bintu ndaje mbibasobanurire nabyo. Diamond kugira akorane na Rick Ross ntago ari uko Diamond yashyizemo amafaranga, oya, ntago yari kubona amafaranga amuha, ahubwo Diamond yaramukomvetse. Rick Ross arambwira ati we rero nta mafaranga wabona umpa ngwino dukore indirimbo. Amakuru abayazi barayazi, niba utanayazi nawe ugerageze kuyashaka, ni buri umwe mu bafana buno muhanzi Diamond Platnumz. Tukiri kuri ibyo reka tube tubiretse tugaruke kuno musore wacu ari nawe watuzindiwe, Rocky Kimomo. Rocky Kimomo abantu bari kuvuga ati afite gahunda yo gukora filime nini, ari kumwe na ba Jackie Chan, ari kumwe na bande bose bano bastari bose tugiye tuzi ku isi dufata nk'abantu bakomeye ndetse baba legend. Ese ibi bintu koko nawe uracyabyemera? Bimwe ibyo ni bike mu bimenyetso maze kuguha. Rocky Kimomo ni umwe mu bantu bakunda gutwika, ku buryo nubwo yagiye muri Amerika yabigize prive, ariko yafotoye indege, bityo bigatuma abantu babasha kumenya ibyo ari byo, bakamenya ko yaba yahagiye. Yafotoye indege mu by'ukuri ategeze agira gahunda yo kuvuga ngo ndashaka kubitangaza, ahubwo nuko yashakaga gufotora ngo yitwikire. None se nukubera iki yahura n'ibyamamare nk'ibyo, agahura na Rambo, agahura na Jackie Chan, agahura n'abantu benshi yakuza afana, yakuza asobanurira filime zabo, ubona ko ari aba legend bakomeye cyane, agahura n'abantu benshi bazwi gutyo. Rocky Kimomo akigera mu Bushinwa ntago twegeze tubona aposting ngo Jackie Chan bavuga yuko yari yagiye gushaka connection nawe, ahubwo yapostinze ahantu yari yagiye bigisha ibintu by'imirwanire, abariho ashyira ako gasati n'abantu batanazwi badafite gahunda tutazi. Ni gute yahura na Jackie Chan yarangiza agapostinga ibyo bintu mu buryo bwo gurweka? Wenda ashobora kwanga impamvu ishobora gutuma yanga kubipostinga nuko adashaka kwishyira hanze. Igihe yishyize hanze akemeza yuko yagiye kwiga imirwanire ari byo bintu arimo, ni gute atapostinga noneho n'abandi bantu b'ibyamamare banatuma agira audience nini yo hanze ndetse igihugu bakarushaho kumukunda, ntabapostinge, yarangiza agapostinga abantu tutazi bafo bari aho ngaho, kipostinga ari mu buntu bwa fake n'ibintu by'iki nabyo simbigaye, ariko akipostinga ari mu myenda yo kwiga karate n'ibiki n'iki. Niba ari karate niba ari iki muraza kunkosora, ariko ngiye nibyo nabonye cyane ko nanabizi. Benshi mu bantu bamuvuga ati nuko atashakaga gutwika, already ibyo niba yaragiye abihisha birumvikana, ukuri kwari kwamaze kujya hanze niba koko yari byo. Ese no kubera iki atarwekaga ibintu gajye in deep? Tuvuge yuko impamvu ari uko bitarasohoka. Kuba bitarasohoka, umuntu nka Rocky ntago yagira amahirwe yo guhura na Rambo yakuza afana noneho aniyitirira ngo abure gufata ifoto yiwe ari kumwe nawe. Ibyo byo ni ibintu bidashoboka. Akimara guhura na Michelle Rami yahise ko afata ifoto ari kumwe nawe, kandi Michelle Rami ndakeka ko adafite hiti cyane adafite influence nini cyane ku mbuga nkoranyambaga nk'uyu mugabo Rambo, cyangwa se niba nanafite influence nini hanze ntago afite influence nini mu Rwanda. Abanyarwanda umuntu bazi cyane n'uyu Rambo, cyane ko ari nawe bari bafitanye projet, bari kumenya muri iyo projet bakamenya ko bayifitanye, noneho bakanayitegereza bazi ngo harimo na legend wacu n'iki. Ariko Michelle Rami ni umuntu bahuraga bacaho yigendera. Ibyo bintu se uri kumva we bimaking sense byumvikana? Rocky ntago ari gukora ibintu bimeze gutyo ngagira amahirwe yo guhura n'icyamamare nk'icyo ngicyo ntagishyire ku mbuga nkoranyambaga ngo tukirebe, ngo tumurebe ko ari muri projet za danje, cyangwa se ngasinya amadiro umuhungu ntafata amafoto. Reka ntibibaho. Ibyamamare kandi anajya aho ngaho muri Canada, ni Qatar bahuriye na Michelle Rami, avuga yuko Michelle Rami aza yari ari gufotora. Umuntu wari uri kugenda ufotora ibije n'iki byayabonye bishyashya fotora, umvikana ko ari umuntu uba ushaka kumenya udushya ndetse uba ushaka no kwereka abanyarwanda ibintu bitandukanye. None se no kubera iki ategeze afotora abantu b'ibyamamare gutya, ariko ari umuntu uri kugenda ufotora urujya n'uruje? Ni gute noneho atigeze afotora? Yahura na Rambo we ntamufotore, agahura na Jackie Chan ntamufotore. Birumvikana ko filime itakinwa n'abantu babiri, kandi filime zabari abantu ziba zirimo ibyamamare
byinshi. Ni gute yahura n'abantu b'ibyamamare birenga akagira amahirwe yo guhura n'ibyamamare kirenze kimwe, bibiri, bingahe? Kimwe hoho cyagucika bitewe n'uko cyakikomeza cyane kikavuga ati akaguha izindi excuse bikumvikana. Ibyamamare bikaba bingahe akabura ifoto n'imwe acyura? Ni ikibazo kiri gituma mbona yuko uyu mugabo Rocky bishoboka kuba bamubeshyera cyangwa se nawe abeshya, kuko nawe ntabwo yigeze abihakana, ndetse na Kadafi yabyemeje yuko uno mugabo Rocky afite filime agiye gukina. Ndi kumwita umugabo kandi atarashaka we, gahunda ari ntagikwe. Ariko hakabaho na komenti zagiye zivuga ibintu biri nko guharasinga uno mugabo Rocky, bagenda bavuga ati ahantu ntawe yigeze ajya, bishoboke kuba ari Kongo yagiye, akayoba agakeka ko ari muri Amerika. Ariko ibyo bintu ntabyo nemeza, ni ibintu byagiye bivugwa gutyo, bigenda bivugwa n'abantu batishimiye iterambere ry'uno mugabo Rocky, ndetse ari nabo bari kugenda bavuga ko uno mugabo Rocky ashobora kuba yapfuye ari gushutinga ino filime. Ese koko Rocky ni gute yaba yahuye n'izo mpanuka ntitubimenye? Ibyo bintu nicyo kibazo njyewe nyiri gusesenguraho, ndi kugira ngo mucyumve. Ukuri kose muraza kukumenyera aha hantu, nibiramuka bibaye nabyo tugasanga nibyo koko, ndababwiza ukuri. Icyo nzi cyo ntago nta minsi ingahe yashira tutarabimenya, kuko Rocky ni umuntu wacu, ni muri jande tuzi, ni umuntu dukunda, ni umuntu twubaha, ni umuntu uduha ibyishimo. Umugani we ngacuruza ibyishimo, ni umuntu wa danje, ni umuntu udusapurayinga ibintu byiza. Iyi industry tutamufite ntacyo yaba ikitumariye, ntabwo yatujyohera, nta cyiza twageraho. Ari nayo mpamvu uno mugabo Rocky tugiye gukomeza gukurikirana amakuru yiwe. Niba ushaka kumenya byinshi kuri we, iyi channel making sure ko wakoze subscribe, tujye dukomeza kubana ndetse dukomeze gukorana n'ibindi biganiro byiza, kandi muzagenda mubikunda munabibone. Channel tugenda dukoreraho inkuru ziri kuvugwa ku mihanda, tukavuga amakuru y'ibyamamare, by'umwihariko amakuru aba ari kugenda ahwihwizwa n'abafana ataragera hanze kuri social media cyane, akaba ariyo tugenda tubahereza. Aba yiganjemo ibihuha, ariko ntabwo tuyatangaza tuyagaragaza nk'ukuri, cyane ko navuze yuko ibi bintu ari ukuri gusa. Niba koko ari byo ari n'ukuri, ndibuze kubibabwira. Ndabakunda cyane, muraza kugenda mubibona mu bikorwa byose turi buze kugenda dukora kuri iyi channel yacu mukunda. Tunabasaba imbabazi, twatangaje inkuru nyuma tuza gusanga mu by'ukuri atari inkuru yo kubara, ndetse atari inkuru nziza cyane, ko byari byavuzwe na Rocky. Uno mugabo Rocky yegeze ayivugaho, avuga ko inkuru twatangaje ivuga yuko Irene yakoze divorce, ndetse bikaba bivugwa yuko yafunze. Akantu ka divorce abantu mwumvishije iki kiganiro Rocky yakoze, yakivuzemo, ndetse yagiye anagaragaza yuko ngo urugo rwiwe kabisa bigoranye, ariko ntiyabyerura. Nimuza kwanariza nk'abantu bakuru, murabona ko mu by'ukuri ari ibintu byari byavuzwe ku muhanda, kuko Kadafi mu bintu yavuze, bari kumwe na Kadafi, ngo mu dupapuro yanditse yaravuze ngo umugore ntazakuyobore, niko Rocky yandikiye uno mugabo Irene, kuko Rocky ngo bivugwa yuko ngo atari yabyishimiye, ariyo mpamvu yagiye akora ibyo bintu. Gusa icyo ntabwo ari cyo nifuzaga kubabwira, gusa ndashaka no kubabwira opinion umusani wacu yatanze ku byishimo cyangwa se ubukwe bw'uno mugabo Irene Murindahabi. Abakirebye mwumvisha amagambo uyu musore Kadafi yavuze, yaravuze ngo ntago naje mu bukwe, ariko nzaza muri divorce. Bishoboke kuba ibyo bintu byarabaye, cyangwa se iyo divorce yarabayeho, gusa ntibyatangazwa, cyangwa se Kadafi kuko ni umuntu uri close na Irene, ni abantu baba bahura cyane, na Rocky ni inshuti ye byahatari cyane, ko banavuga yuko yagiye muri biriya bintu by'imyuka mibi. Ni Irene bahise batangira kubitaginga bamubwira ati umushuti wawe umwitongere, yagiye muri ibi bintu. Yanabivuze muri icyo kiganiro, bimvikana ko nta bantu bari close byahatari. Kumva umuntu rero nka Kadafi uri close na Irene avuga icyo kintu, ngo ntago naje mu bukwe ariko nzaza muri gatanya, bishoboke kuba iyo gatanya yarabaye ariko iri guhishwa itarajya hanze, cyangwa se kimwe mu bishoboka hakaba hari amakimbirane mu rugo aho ngaho. Ntago nje gutangaza ibintu mvuga yuko ari ukuri, gusa ngendeye ku byo numvishe, nibyo nabonye, nibyo wowe wabonye,
dushobora kuba twakishakiramo ukuri. Nyuma y'aya magambo mvuze ndagira mvuge yuko ndi umwe mu bafana ba Irene Murindahabi ndetse nk'abandi n'umwe mu bafana uno mugabo Rocky, cyane ko buriya njyewe filime itasobanuwe na Rocky mba numva itaryoshye. Sinzi ukuntu wowe ubibona, sinzi n'uwo ukunda, ariko njyewe iyo filime itasobanuwe na Rocky mba numva kabisa ntayireba. Kuyireba byaba ari amaburatsindi. Ikindi uyu mugabo Murindahabi ndamukunda cyane cyane ko ari umwe mu bantu by the way bahaye uno musore tuzi muri industry ukomeye cyane ya mpano ukuboko, kandi ni umwe mu bantu nkunda cyane. Gusa kimwe mu bintu byambabaje ndi butange na opinion yanjye nuko ya mpano ateze agaragara mu ubu bukwe bwa Irene Murindahabi, kandi mu by'ukuri imbere ya kamera tubona ko ari abantu bari close. Ese byaba ari business bahuza gusa cyangwa baba baziranye? Cyane ko na ya mpano avuga yuko bahuye ari ku muhanda ari gukora ikiyede, avuga ko ari abantu babanye kuva kera ndetse ari n'umwe mu bantu bamuhinduriye ubuzima, kuko ari we muntu wamuhaye ikiganiro bwa mbere ndetse agahita atangira guhamagarwa n'abantu bakamuha ibiceri. Ibiganiro byakora ntago ndi bubisubiremo, mwarabibonye n'abatarabirebye mujye kubishaka. Uno musore ya mpano n'umwe mu bantu barenze cyane ndetse bafite impano njyewe mfata ko ari yakataraboneka. Uno musore rero aka kanya ntabwo yegeze agaragara mu bukwe bw'uno mugabo Irene Murindahabi, ndetse nta n'ukuntu yegeze tumirwa nyuma y'uko ubukwe bubaye, cyangwa se ngo amutumire no mu kiganiro nyine amuganirize nk'umuntu wagiye unyura mu bintu bigoranye. Ubona ko byatigishije industry, byaba byiza n'ibibi byagiye bimuvugwaho, ngo bavugane nk'umuntu uri w'inshuti ye, cyangwa se sinzi, ntago mbreminga Irene cyane ko bashobora kuba banavugana kuri telefone, ariko twe nk'abafana cyangwa se sindi kuvuga twe, njye nk'umufana nifuza yuko watumira uno musore wa ya mpano wa boy, umwe mu bagabo dukunda cyane, ndetse nifuriza kwihangana cyane kuko niba hari umuntu wababariye muri industry harimo uno musore ya mpano wa boy uwo rizagwira Floriye, umwe mu basore rero vuga yuko barenze muri iyi music industry, ndetse akaba ari n'abantu bagiye bagaragaza ibintu birenze cyane. Navuga nka ya mpano akora uwo rizagwira n'izindi ndirimbo nyinshi yagiye akora kuva aho ngaho hose kuzamuka kugezana n'ubu ngubu, yagiye akora hit after hit. Nari nyivuga kuri Irene Murindahabi ndetse n'uno mugabo twakunze cyane muri industry ya cinema Rocky Kimomo, ngira ngo ngaragaze yuko nta kindi kintu navuga ngo cy'urwango cyangwa se ikindi kintu dupfa. Ndi no mu bantu babafana cyane cyane ko ntaza kubavugaho ibintu bibi byabasenya, mvuga ibintu biri kubavugwaho. Niba ari n'abantu badanje barebe ukuntu babihandoringa hakiri kare bitarakomera, kuko ndi n'umunyamakuru, birumvikana ko ngomba kuvuga igitekerezo cyanjye nkagishyira muri sosiyete bakacyumva cyangwa se bakacyihorera, cyane ko nta gitekerezo kigaragara nk'ikigiraho uruhande kibangamiye negeze ntanga, cyangwa se mvuga ikintu kiri nko gusebanya, uretse ko natangaje ko uyu mugabo Rocky bivugwa yuko yapfuye, kandi mu by'ukuri ashobora kuba ariho. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kidakwiye mu by'ukuri nanjye nemera, ariko nanone ni amakuru ari kuvugwa, ntago ari njyewe yasohoye, nagiye nyumva gutyo, ndetse cyane ko nifuza yuko nk'umunyamakuru w'umwuga naba uwa mbere mu gutangaza inkuru, kabone nubwo naba ngukunda cyane ko n'abandi nabavuga. Kandi ndi umunyamakuru, ndi umuntu ushaka gukora ibintu bya danje, kandi nzi ibyo mukunda, nagiraga ngo muvugeho ukuri ibyo ndi kumva, niba koko yapfuye cyangwa se akaba atapfuye ntago mbizi. Niba nariho Rocky ukabasha kubona ino video, umenye ko nta rwango cyangwa se nta wundi mutima mubi, ubyihanganire kabisa, nta kintu dupfa, nta n'ahantu tuziranye by the way. Ibyo byumvikanisha yuko nta kintu dushobora kuba duhuriyeho cyatuma nkubangamira mu bintu ukora, cyangwa se ngo nshake kwitambika mu nzira zawe nkubuze amahirwe yawe yo kuba wakikorera ibintu neza. Bro, ndagufana cyane, ndi n'umuntu ugushyigikira wifuza ko watera imbere, ndi n'umwe mu bantu bagura bonema by the way, ndetse n'abandi batabizi mwihangane mugerageze gufasha uno musani, ni umuntu urenze cyane, ni umusobanuzi wa danje, mumushyigikire. Umwe mu bantu bakora filime nziza, ndetse navuga yuko mugani wiwe zakifashishwa muri farumasi, kuko nge iyo numva ndameze neza mu mutwe ndazegera izi filime zimfasha ibintu bya danje, ndetse
ni n'umuhanga cyane, ni umuntu uzi ibintu by'amateka. Rock Entertainment abantu bagiye bayibona atangaza ibintu by'ubwenge ndetse birimo amagambo ashobora kugufasha mu buzima busanzwe. Iyi ariyo mpamvu nemera uno mugabo, najyaga numvikanishe yuko nta rwango mufite cyangwa se ibindi bintu byinshi nyuma yo kuba navuga inkuru mbi kuri we. Nta kintu dupfa, nta n'ahantu tuziranye, so that's why rero ntakifuza yuko hari ikintu kibi cyamubaho cyangwa se ngo muvuge ibintu bibi byatuma asenyuka. Ibi ni ibintu biri gusohoka cyane ko ibyamamare n'igisebo, uretse ko atari n'igisebo, ari nko guharasinga, bibaye atari byo ariko nabwo kuko guharasinga kuvuga ko umuntu yapfuye n'abantu babimenye, ni bimwe mu bintu twakabaye tuvuga tukamenya ko umuntu yagenze, azagende ntitubimenye kandi ari icyamamare tumuzi. So najyaga mbabwire ngo mugire umunsi mwiza, bantu mwadukunze kuva kera kugeza na n'ubu ngubu tukiri kumwe, ndabakunda cyane, nanjye ntago nzabatererana. Abatarakora subscribe muyikore. Nitwa Renzo, mba ngomba kubatamo ibintu bya danje, ni ikintu kimwe mu byo mumenyereye. Ciao ciao, Imana ibandindire, ndabakunda cyane.